Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi bacu mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, wowe udahwema gukurikirana ibiganiro n'amakuru tugenda tukugezaho uko bukeye n'uko bwije aho uri hagiye hatandukanye mu gihugu cyacu impande zose. Nizere ko mumeze neza cyane namwe muri mu bihugu by'ibituranyi, ndavuga u Burundi, Tanzania, Kongo ndetse na Uganda. Mwese ndabasuje cyane, namwe bitameze neza mukomeze kwizera Imana iraza kuba yabigenza neza. Ni inkuru ikomeje garuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, ni inkuru ikomeje kuvugisha imbuga nkoranyambaga abasitari hano iwacu Rwanda. Na indi nkuru n'uyu mugabo Bishop Gafaranga yaje gutabwa muri yombi ku itariki 7 z'ukwa gatanu 2025. Uyu mugabo wamamaye nka Bishop Gafaranga yaje kuba yatabwa muri yombi. Yatawe muri yombi rero akurikiranyweho icyaha cyo guhohotera umugore we bashakanye byemewe n'amategeko, ngo dore ko kuva babana cyangwa se kuva yabana n'uyu mugore we yahoraga amuhaza ku nkeke amukubita umunsi ku munsi. Bityo uyu mugore wa Bishop Gafaranga akaza kuba yatanga ikirego muri RIB kugira ngo uyu mugabo aze gukurikiranwa ibi byaha byo kuhohotera uyu mugore we bashakanye. Nkuko uri kumubona muri screen yawe, ni Bishop Gafaranga wenyewe uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hano iwacu Rwanda. Ubu aka kanya tuvugana rero yaje kuba yatabwa muri yombi kugira ngo akurikiranweho ibi byaha arimo kugenda ashinjwa yagiye akorera umugore we, ndavuga iri hohoterwa yagiye amukorera mu gihe cyangwa se mu bihe bigiye bitandukanye. Yes, bana nanjye rero muri aya makuru uze kumenya byinshi kuri umugabo Bishop Gafaranga, umenye n'iri hohoterwa yamukoreraga umunsi ku munsi. Nkusaba kugira uruhare muri aya makuru, nta rundi ruhare usibye gukanda kuri buto ya subscribe, ugakora like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru nk'aya ngaya breaking news ziba zigezweho ujye uzibona mu ba mbere. Amakuru aba yiriwe avugwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ujye uyabona mu ba mbere. Njye mujye kubana muri aya makuru, anitwa Pacifique, nk'uwaye ikaze rero. Yes, katwigarukire rero turebere byinshi birimo kugenda bivugwa kuri uyu mugabo Bishop Gafaranga waje kuba watabwa muri yombi. Bishop Gafaranga muramuzi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse no mu biganiro agenda akora avuga amagambo y'ubwenge yagenda ahindurira ubuzima bw'abantu umunsi ku munsi. Nta muntu utamuzi hano iwacu Rwanda. Bishop Gafaranga arazwi rero. Uyu mugabo yaje kuba yatabwa muri yombi nta kindi cyarimo gukurikiranwaho usibye icyaha cyo guhohotera uwo bashakanye byemewe n'amategeko. Nagiye mbona post nyinshi cyane, comments zigiye zitandukanye, bati se uyu mugabo Bishop Gafaranga watawe muri yombi uhohotera umugore we, bati tuvuge ko atanyuzwe n'umugore we ariyo mpamvu ahora amuhohotera amutoteza amuhoza ku nkeke. Comment zigiye zitandukanye kuri uyu mugabo Bishop Gafaranga bagenda bandika comment zigiye zitandukanye bavuga ati se Bishop Gafaranga kuki yagaragaraga nk'umuntu w'umusirimu ukeye nyine nka Bishop nyine ufite amafaranga, atariko ibintu byohotera byo kugenda hohotera umugore we nago twari tubimuziho. Mu bigaragara wabonaga koko ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu byagiye bibatungura batakeka ko uyu mugabo ko Bishop Gafaranga yaza kuba akorera iri hohoterwa umugore we. Bamwe bati abantu nk'aba ngaba, abantu bahora kuri mikoro bitonze bavuga amagambo yahindura ubuzima cyangwa se bagira inama abandi, nibo bari babi mu ngo zabo barabiyogoje. Bati uyu mugabo Bishop Gafaranga kuva yashakana n'umugore we, kuva bamarana nk'ukwezi kumwe rwose yahoraga amutoteza amukubita umunsi ku munsi amuhoza ku nkeke. Ibyo byagiye bivugwa n'abantu bazi Bishop Gafaranga, bagendaga batangaza amakuru yose, bazi ubuzima bwa Bishop Gafaranga ndetse n'uburyo yari abayemo hariya mu rugo iwe, uburyo yahoraga atoteza uyu mugore we. Ni abantu bagiye babitangaza, abaturanyi ba hafi bagendaga bashinja cyangwa se basobanura uburyo uyu mugore we yakubitwaga. Gusa uyu mugore nawe yaje kubona bimurambiye aza kuba yegera RIB ayisobanurira ikibazo afite ndetse aza kuba yatangira ikirego Bishop Gafaranga, ari naho byavuye iyo mpamvu nyamukuru yo gufata umwanzuro kuba yatabwa muri yombi kugira ngo akurikiranweho ibi byaha byo guhohotera uwo bashakanye.
ngaho nguko rero ibiri gukomeza kugaruka hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, na wundi ni Bishop Gafaranga waje kuba watabwa muri yombi akurikiranywe ibyaha byo guhotera uwo bashakanye byemewe n'amategeko. Reka mbashimire cyane, ukomeze kugira byiza, Imana ibarinde, ndabakunda cyane.